Ndagusuhuje ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bimenyetso biranga yuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba akunda igitsina bikabije. Icyo ngicyo ni ikibazo, ni ukuvuga ngo icyo gihe ibyo ngibyo biba byarakugize imbata, biba byaragutwaye, nka kwa kundi umuntu bavuga ngo yatwawe n'inzoga, yatwawe n'ibiyobyabwenge, nka kwa kundi bavuga ngo umuntu yatwawe no kunywa itabi n'ibindi bitandukanye. No gukora imibonano rero nabyo bishobora kugutwara, ugasanga wahindutse umuntu ubikunda bikabije, kandi bishobora kubangamira imibanire yawe n'uwo ukunda cyangwa se imibanire yawe n'uwo mwashakanye. Ahangaha rero tugiye kubireba, nkwibutse yuko kubireba ni ingenzi kuko hari abantu baba bashobora kugufasha. Kwa muganga baba bashobora kugufasha cyane cyane kuri bariya barebana n'imyitwarire y'umuntu, cyane cyane imitekerereze, ndetse bari specialize ku bijyanye noneho n'ubuzima bw'imyororokere. Icyo gihe baba bashobora kugufasha kugira ngo uve muri cya kintu cyakubase cyo gukunda igitsina bikabije, kandi ntabwo ushobora gushaka umuti cyangwa se abantu bagufasha utabanje kumenya yuko ufite ikibazo. Niyo mpamvu rero tugiye kubireba. Ibimenyetso rero bigaragaza ko umuntu arwaye gukunda igitsina bikabije cyangwa se by'indengakamere ni ibimenyetso bitandukanye cyane. Akenshi bigenda byigaragaza bitewe n'uko umuntu yari asanzwe ateye, uko umuntu yari asanzwe yitwara, uko umuntu yari asanzwe ameze. Ikigaragaza rero ko umuntu ari muri icyo kibazo cyane cyane ni imyitwarire agaragaza yiganjemo gushaka gukora nk'imibonano mpuzabitsina cyane bikabije kandi bya hato na hato bya buri kanya. Ugasanga arabishaka no mu gihe undi muntu muzima atakagombye kuba abishakamo, ugasanga arabishaka kandi wenda yakagombye kuba akora ikintu runaka, ugasanga arabishaka kandi yari afite ibindi bintu ahugiyemo. Iyo rero afite iyo myitwarire akayimarana igihe gishobora kuba cyarenga nk'umwaka, uyu muntu aba atangiye kugaragaza ko koko afite ikibazo gikwiriye kuvurwa, gikwiriye gushakirwa umuti. Uyu muntu ibitekerezo bye usanga ari ibitekerezo bye, ari inzozi ze, ari ibiganiro bye, byose bigaruka ku bitsina, nta bindi bintu biba birimo. Usanga byaramutwaye cyane ku buryo atagira ikindi kintu atekereza, atabasha gupanga ibindi bintu, ntabwo aba akibasha kwigenzura, muri make ntabwo aba akibasha kugenzura ibitekerezo bye. Tukivuga rero kuri ibi ngibi ntarakwereka bya bimenyetso nyirizina ngo tubyinjiremo tubisesengure, reka nkwibutse ko turi mu gihe cyo kwibuka ko ikoranabuhanga ryatworohereje ibintu byinshi cyane, kandi ko u Rwanda rwacu ruri mu bihugu bikomeje kujyana n'ikoranabuhanga, kubera yuko igihugu kitazajyana n'ikoranabuhanga byanze bikunze kizasigara, kuko iterambere niho rigeze nta handi. Niyo mpamvu rero ikoranabuhanga ryaje no mu buganga cyangwa se no mu buvuzi. Ubu ngubu mu Rwanda, mu gihugu cyacu, tukaba tubasha kwisuzumisha bya bindi twita consultation, utagombye kuva mu rugo, ahubwo ukoresheje telefone yawe. Hahandi ukanda akanyenyeri 811 urwego, noneho icyo gihe ukaba wariyandikishije cyangwa se ugahita wiyandikisha, hanyuma warangiza ugasaba randevu na muganga. Noneho muganga igihe yaguhereye randevu cyagera akaza kuguhamagara, noneho akagusuzumira kuri telefone, ukamusobanurira uko urwaye, ukamusobanurira bya bintu byose usanzwe usobanura iyo wagiye muri consultation. Hanyuma byarangira akakubwira niba ujya kugura imiti kwa muganga, cyangwa se akakubwira niba ukeneye kujya gufatisha ibizamini, kandi iyo akwandikiye ibizamini ujya kwifatisha kwa muganga hakwegereye, ku kigo nderabuzima kikwegereye. Ntabwo bagusubiza muri consultation kuko iyo consultation yakorewe kuri telefone iremewe. Ntabwo iyo ugiye kugura imiti, iyo ufite mituweli zimwe na zimwe, ntabwo bagusaba ngo wiyishyurire, kubera yuko iyo miti muganga aba yakwandikiye, uragenda ukabibereka muri telefone yawe, biba byemewe, nabwo mituweli igakora. Urumva rero ni ibintu byiza cyane. Ntuzongere kuvuga ngo napfuye gufata ibinini, none nafashe ibinini by'indwara ntarwaye, cyangwa se nafashe ibinini bingiraho ingaruka. Kubera iki? Kubera ko wabyifatiye udasuzumwe na muganga. Isuzumishe rero ukoresheje telefone, gendana n'igihe, gendana n'ikoranabuhanga, kanda akanyenyeri 811 akadirishya, ubundi wiyandikishe, cyangwa se niba wariyandikishije ujye ubikoresha nyine kugira ngo wisuzumishe mu gihe bitari ibintu bikomeye cyane bituma ujya kwa muganga. Kandi nanone iyo muganga agusuzuma kuri telefone agasanga bikomeye, ugomba guhura nawe byanze bikunze, nabyo abikugiramo inama, ariko nturinde kuzasanga indwara yagukomeranye utabizi. Reka dukomeze rero, nkubwire yuko nk'uko bigenda no ku bundi burwayi bugira umuntu imbata. Nari namaze kubukomozaho, nko kunywa itabi bikugira imbata rimwe na rimwe, kunywa inzoga hari abo bigira imbata, n'ibindi bitandukanye. Umuntu urwaye gukunda igitsina rero by'indengakamere, nawe usanga ahorana ibyifuzo bikabije kandi bikomeye byo gukora imibonano mpuzabitsina.
kandi akumva iteka akeneye kugira ibyo yongera muri icyo gikorwa kugira ngo yumve nibura wenda anyuzwe. Ibyo ngibyo rero bishobora kumutera kutarambana n'uwo bakundana kubera icyo kibazo. Biba byumvikana yuko ubishaka kenshi cyane karuta ako wa muntu aba akeneye, ugashaka kumukoresha ibintu bidasanzwe biruta ibyo wa muntu aba ashobora kwihanganira. Ibyo ngibyo rero bikaza bigahinduka za ngaruka. Haba rero ibimenyetso bimugaragaraho bigaragara kuri uyu muntu ufite iki kibazo igihe atabashije gukora imibonano mpuzabitsina uko abyifuza. Donc urabishaka kenshi cyane gakabije, kandi ntabwo uri bubashe kubona wa muntu muza guhuza kugira ngo abigufashemo kenshi cyane gakabije. Hari ibimenyetso rero bihita bikugaragaraho iyo utabashije guhaza bya byifuzo byawe bisa naho bidasanzwe cyangwa se byahindutse uburwayi. Ibyo bimenyetso bikaba birimo umunaniro udashira, bikaba birimo guhorana ibitotsi, bikaba birimo nanone kubira ibyuya. Ibi bimenyetso birimo kugira iseseme, ni ibimenyetso birimo gutera cyane k'umutima, kugira ibibazo by'ubuhumekero n'ibindi bitandukanye. Imyitwarire rero itandukanye iganisha ku gitsina uyu muntu ashobora kugenda yigaragaza. Imwe muri yo akaba ari nko kwikinisha guhoraho cyangwa se gukabije cyangwa se kw'indengakamere, hahandi usanga umuntu atangiye kwikinisha no mu bihe niba wakagombye kuba uri mu kazi ugasanga uhagurutse ku ntebe yawe mu kazi urirukanse ugiye kwikinisha muri toilette, cyangwa se niba wari uri kumwe n'umugore wawe uramutaye urirukanse ugiye kwikinisha. Ibintu nk'ibyo ngibyo kwikinisha guhoraho kandi gukabije nyine. Noneho gushaka iteka gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga uyu muntu arabishaka agendeye ku bikorwa abona muri filime pornographique, ugasanga ntabwo arimo atekereza kubikora bisanzwe, ahubwo areba za porno kandi yamara kuzireba akumva ibyo yarebyemo n'ibyo ashaka kujya gukora mu buzima busanzwe, kandi ubundi porno n'ubuzima busanzwe biba bitandukanye. Guhora rero uyu muntu akora imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, ugasanga arajya mu ndaya, arajya mu bakozi, tuvuge nk'abakozi bo mu rugo cyangwa se n'abandi bakozi bakorana, ugasanga arajya mu nshuti ze, ugasanga abo bahuye bose usanga kenshi yumva yakorana nayo imibonano atitaye kureba ngo uyu muntu afite iyihe status, uyu muntu afite imimerere imeze gute, cyangwa se ngo yite ku cya kindi cyo kuvuga ngo uyu muntu twakururanye turumva turimo duhuza cyangwa se twakundanye. Ahubwo buri gihe ubona ashaka asakuma ajya ahantu hose. Nanone kandi uyu muntu iyo ari umuntu wubatse usanga adatinya guca inyuma uwo bashakanye, kandi nabwo akabikorana n'abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye. Muri cya kindi twari tumaze kuvuga hejuru kimeze nko kujya gusakuma, nko kujya ahantu hose, kandi ugasanga ntacyo bimutwaye, ugasanga nta mutima nama gifite cyangwa se ntagacyumva yuko ari ibintu byo kwitondera. Uyu muntu nanone usanga ahora kuri telefone, kandi ugasanga kuri telefone ye nta bindi biganiro bibaho, ugasanga n'ubundi ibyo biganiro bye byose birerekeza ku bitsina. Ugasanga abantu benshi bandikirana b'igitsina gitandukanye n'ike abarimo ababwira ibyo bintu, ugasanga ameze nk'uri kubatereta kubera ko nyine abashaka gusakuma ahantu hose. Uyu muntu akoresha amafaranga y'ikirenga mu byerekeranye n'ibitsina, kandi ugasanga ahora kuri site za internet zibaho ibintu by'ibitsina kugira ngo arebe yuko yahaza iryo rari rye ritangirira mu kureba rikarangirira mu gushyira mu bikorwa. Ingaruka rero zirimo nuko buri gihe ibyo bintu abona, buri gihe aba yumva ari byo ashaka gushyira mu bikorwa, kandi akenshi ibintu ubona hariya kuri internet ntabwo wabishyira mu buzima busanzwe byose. Harimo ibyo wagerageza ariko nabyo ntubashe kubigerageza ku rwego wabibonyeho, ariko gushaka kubishyira mu bikorwa ushobora gushiduka umuntu wamuvunnye, ushobora gushiduka umuntu wamubabaje, ushobora gushiduka umuntu wamutanyuye, ushobora gushiduka wakoze ibintu bitabaho. Hari ingaruka rero zo kuba imbata y'igitsina, nazo zirahari kandi ni nyinshi ziratandukanye. Izi ngaruka zirimo guhora ku mbuga za internet zigendanye n'imibonano mpuzabitsina, bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mubano w'umuntu n'uwo bakundana, ndetse n'umubano wanyu ukaba wasenyuka. Ari umwanya wawe wawutaye muri ibyo ngibyo, wawutaye kuri internet, ariko hari n'ibyo uri kuhakura ushaka kujya guparatika kandi bishobora kuza kudakunda. Ni ibintu bigabanya kwizerana hagati y'abakundana, ugasanga nyine bya bintu utangiye kugenda uhimba buri munsi bidasobanutse, kwa kudaha agaciro ibyishimo by'uwo muri kumwe, ahubwo buri gihe ugasanga urimo urashaka gukerera ibintu bishyashya kandi wenda bitanamunyuze binamubabaza. Rimwe na rimwe ntunamenye yuko wa muntu koko biri kumubabaza kuko bitamukwiriye, ahubwo ugatangira kumva ko yakagombye kubishobora kuko we wabibonye ahandi, kandi ahandi wabibonye ari muri internet. Ibyo rero nabyo ni ibintu bishobora gusenya umubano hagati y'abakundana no kwizerana. Nanone kandi bigabanya cyane ibihe byabo byo gukorana imibonano mpuzabitsina, kubera ko wa wundi
utari muri urwo rwego aba atangiye gusa n'uwinuba mugenzi we n'utumva neza ibyo bintu amukoresha, ugasanga rero ibyo ngibyo bitangiye kuba ibibazo, cyangwa se nanone ugasanga uyu nguyu nawe wabaye imbata arimo aragenda gushaka abandi bantu benshi hirya no hino batandukanye kurusha kuba ari mu rugo. Bishobora kandi kuzana intonganya zihoraho no kunenga cyane imiterere y'uwo mukundana, ibyo bikaba byatera kugabanyuka cyangwa se gushira k'ubushake bwo gukora imibonano hamwe n'uwo muntu ku ruhande rw'uwo nguwo mukundana. Ibyo ngibyo bikaganisha hehe? Of course bigahita biganisha ku gusenya urugo. Niba utangiye kuvuga ngo nabonye undi we akora ekaritoma amaguru akayarambura, ngo we ngo arimo arayarambura bikanga, cyangwa se niba wumvaga umwe nanyura munsi y'undi n'undi bikaza gukunda, wowe watangira kujya kubigerageza ugasanga nta nubwo muheruka no gukora ka siporo biranze, ntuhite wumva yuko buri muntu wese adafite iyo flexibility nk'iy'abandi bose, cyangwa se ntunumve yuko rimwe na rimwe no kuri internet hashobora kujyamo n'ama effects ashobora gutuma ibintu udatekereza ko byakunda bikunda, cyangwa se ukanibagirwa ko abantu bose atari abakorobate, ko abantu bose badafite imyitozo ihanitse. Ibyo ngibyo byose ni ibintu ushobora kwirengagiza bikaba byasenya urugo rwanyu, kuko urimo urashaka kugera ku bintu bidashoboka cyangwa se mwebwe bitabakundira. Hari izindi ngaruka rero zitandukanye zishobora kukugeraho uramutse ufite iki kibazo cyo gukunda igitsina bikabije, harimo kuba uba uri mu byago byinshi buri munsi byo kuba wakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo nka sida, kuba wasama cyangwa se ugatera inda, kubera yuko birumvikana iyo ukoze imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi nibwo ya mahirwe se cyangwa bya byago, niba ubishaka ubwo ni amahirwe, ariko niba utabishaka biba bihindutse ibyago byo gusama inda cyangwa se byo guterwa inda biba birimo kwiyongera. Umuntu kandi ufite icyo kibazo ashobora kugira indwara y'agahinda gakabije, guhorana umunaniro no kugira ibibazo by'imibanire mu rukundo rwe kubera kudatuza. Agahinda gakabije ni ikibazo gikomeye, twabonye ko kijya kivamo kwiyahura n'ibindi bibazo. Bitewe rero no gukoresha amafaranga y'ikirenga mu gushaka gushimisha irari ry'igitsina cye, nanone umuntu ashobora guhorana ibibazo by'amafaranga no kutabasha kwizigamira, ugasanga nta hantu agera mu bijyanye n'ubushobozi bw'ubukungu. Hanyuma rero kubera guhorana agatima karehareha, ashobora no kugeza aho ngaho ibyo yashakaga gukora bikaba byanamunanira burundu, ugasanga uhorana wa mutima ugusaba gukora imibonano, wa mutima ugusaba guhora uri muri ibyo ngibyo, ariko noneho wajya gutangira kubikora bikakunanira, wajya gutangira kubikora kakaba karaguye, wajya gutangira kubikora ugasanga kanze gufata umurego, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo rero bibaho, bikaba byagutera rero noneho kuyoboka nk'ibisindisha, kubera ko hari ibintu ushaka ariko urajya kubikora bikanga, ugasanga utangiye kugira ipfunwe, kugira isoni, kumva ko usigaye uri ikigwari, ugasanga rero uyobotse nk'inzira y'ibisindisha, kugira ngo abe ariho ujya kwihoreza cyangwa se ujye kwiyibagiza ibyo bibazo wumva ufite. Urumva ko icyo gihe biba bitangiye kuba ibindi bibazo byikubye kabiri. Ngayo nguko rero hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe biba ari ibintu bisanzwe, ariko byajyamo ikintu cyo gukabya cyangwa se byajyamo ikintu cyo kuba bikuyobora bigahinduka ikibazo. Navuze byinshi, navuze itabi, navuze ibiyobyabwenge, ariko sinavuze ibintu bisanzwe cyane nko kuvuga ngo kurya. Burya umuntu iyo arya atabasha kwikontorora akarya ibiryo byinshi kandi akagwa ivutu cyane, ugasanga ni ibintu kandi bihoraho bimubaho buri munsi, ugasanga ntabwo yavuga ngo reka ndye utu ngutu ndekeraho. Icyo gihe nabwo biba byabaye ikibazo. Ni nk'ibi ngibi rero, ni nk'ibi ngibi, ni ukuvuga ngo ushobora kugira iki kibazo cyo gukunda igitsina bikabije atari uko abandi bantu batagikunda, ahubwo ari uko nyine wowe wakabije, kubera ko wowe byamaze kugera kure, byamaze kurenga ihaniro niba ariko nabivuga, bityo ukaba ukeneye ubufasha bw'abantu babizobereye, ubufasha bw'abantu b'inararibonye. Reka nkubutse rero ko turi mu gihe cyo kujyana n'ikoranabuhanga, ukaba wakwisuzumisha utavuye mu rugo ukoresheje telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 811 akadirishya, hanyuma warangiza ukiyandikisha, cyangwa se waba waramaze kwiyandikisha ukaka muganga gahunda, noneho muganga yamara kuguha gahunda akaguhamagara akagusuzuma kuri telefone. Icyo gihe ashobora kukwandikira imiti ugahita ujya kwigura muri farumasi utagombye kujya kwa muganga, ashobora kukwandikira kwisuzumisha ugahita ugenda, ndavuga gufatisha ibizamini runaka, ugahita ugenda ukajya kwa muganga ukabereka bimwe muganga yakoherereje kuri telefone yawe, ugahita ujya aho bafatira ibizamini utagombye gusubira ku murongo wo kwisuzumisha. Birakunda rero, biremewe, ni gahunda yemewe mu Rwanda. Ushatse nawe watangira kujya uyigerageza. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ndagushimira cyane ko wahisemo kureba iyi video y'uyu munsi. Ndagushimira bikomeye kuko akanze subscribe igihe iyi video yari irimo, uhise unabikora nonaha nawe ndagushimiye bikomeye.
wowe ugiye udakanze subscribe nawe ndagushimiye cyane ko iyi video wayirebye, wowe wakanze like, wowe ugiye gusharinga n'abandi ndagukunda cyane cyane, wowe wakanze subscribe kera wowe uri inshuti yanjye magara. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha.